Bakunze filime nyarwanda nyuma yuko Kigali Youth Talent bateguriye filime zagiye zikundwa nka Ibara ry'urukundo, Agahinda k'umwana, noneho ikuzane filime y'akataraboneka yitwa Intimba y'imfubyi. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Serine wabyariye iwabo afata umwanzuro kujya Kigali gushaka amaronko, none imyaka 10 irashize none aragarutse. Mami, hey, ese ndaya niko ziteye nuko gukusiga bimeze Marceli. Sari Serine bamwimye umwana we. Mami, uramumatana gumum mitagukura mu mutima ngurije. Urama umwana wanje cyana gumum. Big umubyeyi utagira umutima. Birangiye hayi papa Serine gatanya kugira ngo inyugu zose azikubire. Umubyeyi nka papa wanje, nka se wa Serine, nka se kuruguriye mwana. Urahunga. Narese ko ubucamanza bwadutandukanije umwe akagiye undi akagiwe. Iwe se sinjya majya shaka uwo mwana kamumisha. Serine afashe umwanzuro mubi wo kujya mu bapfumu kugira ngo abashe kubona umwana we. Ariko ntazi yuko umupfumu afite gahunda yo gutamba umwana we. Wakabonye. Ego. Ese bwenge namenye yuko Serine ari mama we. Bizagenda bite? Ese mama Serine we niziye nyungu yabakurikiye kuri bwenge? Uyu mupfumu we ibye bizagenda bite? Kurikirana filime igushe kuri YouTube channel yacu n'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comment kwa opinions. Ni comment ya mbere ukike ukore subscribe ubundi uryoherwe episode ya mbere yahageze. Intimba y'imfubyi. Nduvugisha uriya mugore wawe ngo ni mama Serine mu mwana wanje kuko atari ibyo ngibyo. Dadi Ungutabona mvuga amaranga mutima arabikwereka uma kwisezerano nagiranye na Anita wanye inzira y'umusaraba ni ndende. Oh, ni ungutabona mvuga amaranga mutima arabikwereka uma kwisezerano nagiranye na Anita wanye Emi, anshobora byose. Emi, mana yanjye. Emi, ngabo tugeze mu rugo. Akaboko.
none se aka kaboko ariko ko ni kazima ko ni kazima uretse hano kazima ntako ngako nako ni kazima uretse mfite uruguma bareka rero noneho reba ukuntu tujya mu rugo urumva gusa banza nanjye nari ndi hafi kuhagera pe shamva wari uri hafi pe intege sinzi niba ndi bishobora kugenda kamera uragerageza kabisa kakaboko kawe Imana itumye nyura muri iyi nzira ntabwo natekerezaga rwose ko nakubona pe Yesu wari urahagane baho nakora kikubwira Mama wese akora Mana nguhaye icyubahiro Mana ndagushimiye Yes, Emile akaba arabonetse. Emile akaba aragarutse twese tutazi ngo avuye he. Twari twaramuhebye twese tuzi neza yuko yapfuye yamaze gupfa kuko neza mwese turabizi neza yuko uno mu diaspora yavugaga neza yuko yamwaze kumwica, yamaze kumurasa kugeza na ziri saha twese twari tuzi neza yuko yamurashe. Hanyuma kandi si nibyo gusa na Anita ubwe nawe arabizi neza yuko Emile yamaze gupfa. None tayari kugeza izisanga mwese murabibonye neza yuko yamaze kuba yagaruka ibuzima. Twese turabibonye arimo kuza acumbagira cyane ahita aryama hasi. Yararimo kuza agana he? Arimo kugana mu rugo. Ibyo ari byo byose uko byagenda kose, uwamera nabi utamera nabi, ariko ubuzima iyo bwongeye kugaruka cyangwa se ukongera gutekereza kabiri, ntago iwanyu wahibagirwa uko byagenda kose. Aha ngaha rero Emile nta kindi yahise amara kuza, gusa agiye kudutekereza. Ntabwo turamenya ese n'ibiki byamubaye, kuko niba baramurashe se bamurashe hehe cyangwa se kubera iki atapfuye. Araza kutubwira byose. Mwabonye neza yuko kamarade nawe yararimo kwigendera, agendera atembera bisanzwe, anyura ahantu. Amaze kunyura ahantu abona ahantu Emile yaryamye rwose yabuze imbaraga zo kubasha guhaguruka kuba yakomeza kugenda ngagane mu rugo. Aha ngaha rero niho yahise abibona, yumva biramutunguye cyane, ahita agenda yirukanka cyane ajya gutabara Emile kugira ngo arebe ko yamugeza he mu rugo. Hanyuma ibikurikiye byose nyine bakazagenda bamimenya icyo gukora. Aha ngaha natwe kugeza isaha ntabwo turamenya ese koko Emile yaba koko yarafashwe nande, yaba yarajyanywe nande, yaba yarishwe cyangwa ntiyishwe, se yakorewe nabi. Turaza kumenya byose ubuzima bwe nyuma yuko amaze gutekana, bamaze kumugeza mu rugo. Aha ngaha rero barimo kumujyana mu rugo. Mwabibonye neza yuko kamarade yahise abona undi muntu tutazi uwo ari we neza, tutaramenya. Sinzi niba mwe mwamenye uwo ari we, ariko uwamenye uwo ari we andike muri comment atubwire ese uyu no mugabo ninde. Bahise bakitsimba ku ruhande bakihisha ku buryo atabasha kubabona. Yararimo kwitembeza bisanzwe, ari guturuka byari byose hari, yararimo guturuka n'ubundi kwa Emile. Aha ngaha rero dutegereje kumenya ese koko noneho nyuma yuko kamarade amaze kubona yuko Emile agihumeka umwuka wazima biraza kugenda bite. Ese Emile aribaza Anita we agihari cyangwa nta gihari? Ese Emile araza kuvuga iki cyangwa se araza gukora iki kuri Anita kugira ngo arebe niba ashobora kuba yagira iki abikoraho. Ku rundi ruhande kandi twabonye neza yuko Isimbi ahari ntago yorohewe. Isimbi ahari ntago yorohewe kubera ko yajyanwe n'ikigabo. None ikigabo rwose kirimo kirifuza yuko gishobora kugira iki, gishobora kuba cyamujyana kikajya
kwimwitwarira kikajya kimukoresha ibyo gishatse ibyo ari byo byose, kuko nkuko mwayibonye neza mu by'ukuri isimbi yafashwe n'abavandimwe, azi neza yuko abavandimwe bagiye kumufasha kureba uburyo yatangira ubuzima bwe atari kumwe n'ababyeyi be, kuko ababyeyi be bari baramwirukanye atabasha kuba yagira iki yaguma kubana nabo agifite umwana, kuko bo bashakaga neza yuko isimbi agomba gutanga umwana, ariko isimbi yaratsimbye. Twese turabizi neza yuko isimbi yaratsembara aravuga ati sinshobora gutandukana n'umwana wanjye uko byagenda kose, ahubwo byaruta nkatandukana namwe nkajya gushaka ubuzima bwanjye nkajya kwirera umwana wanjye, kandi ndabizi neza yuko nzamurira kandi nkamurera neza akabasha kubaho neza kandi yishimye turi kumwe, ari kumwe na mama we nanjye ndi kureba umwana wanjye. Aha ngaha rero yahise agenda ajya kuba kuri bariya bavandimwe umugore ufite na murumuna we, ariko nk'uko mwabibonye neza yuko umugore afite ikigabo rwose, kiriya kigabo kandi twese turabizi neza yuko cyari igikozi cyari igikoze cya Rugema, kuko Rugema niwe wabigikoreshaga arimo kugira iki, arimo kujya guhangana na mama Iribagiza epfiriya, ashaka guhangana na buri umwe wese ushaka kugira iki kumenya amakuru ajyanye na Iribagiza, aho bafataga bya kamarade birimo kujya gushaka nyine amakuru yose. Aha ngaha rero twese turabizi neza yuko nyuma yuko uno mugabo amaze kubona isimbi nta kindi ashaka, duheruka avuga neza yuko uriya mukobwa amushaka kumujyana, uti n'ubundi ntabwo ari njyewe wamuzanye niwe wizanye, so ngo rero nta kindi nshobora gukora. Aha ngaha rero umugore we nawe sinzi uruhande wenda ahagazeho, gusa umugore arimo kwirinda ngo turiya mwana wamubabariye ko rwose ntacyo abaye kandi ari mu buzima butamworoheye, arimo gushaka kureba uburyo ki yatangira ubuzima bwe. Aha ngaha rero niho umugabo yahise avuga ati reka ibyo ngibyo njyewe simbyitayeho, icy'ingenzi ni uko ngomba kugira icyo namukoraho, kuko ntabwo ari njyewe wigeze ugira iki muza. Turabona uriya mwana ukuntu ari mwiza cyane, mbese yaramubonye yumva nyine aramukurashingiye cyangwa se amugiriye irari. Aha ngaha rero sinzi uburyo uno mugabo wenda yarabanyeho n'umugore we, kuko umugore we urumva ko we ntacyo bimubwiye nta nubwo babimuteye, ahubwo icyo arimo gushaka kuvuga ni ukumubwira ngo uriya mwana wamubabariye ukamureka rwose tukabasha kumufashiriza aha ngaha ko nawe akeneye gutangira ubuzima bwe akabasha no kurera umwana we. Ariko aha ngaha kugeza isaha ntago babasha kumvikana. Rero muri iyi minsi isimbi ari kutubwira neza yuko yumva mu mutima atameze neza, yumva ari kurara akarota ibintu bibi cyane, no kuba yicaye aricara akumva nyine atamerewe neza mu mutima, akumva nyine ari kubaho mu buzima budasanzwe. Gusa tutegereje kumenya ese koko ni iki kirimo kubimutera, nawe ubwe arimo aribaza impamvu nyine yumva atameze neza, yumva ameze bidasanzwe nyine nk'uko yari ameze, mbese arumva hari ikintu gikomeye cyane gishobora kuba kiri kuba kitari cyiza. Aha ngaha rero ari kwibaza nimba ari mu rugo koko iwe ku babyeyi be batameze neza, nimba ari iki. Aha ngaha kugeza na isaha arimo aribaza icyo ari cyo, ariko nta kindi. Twese turabizi neza yuko uriya mugabo arimo kumugambanira cyane, usibye ko n'uyu mugore nawe atabasha kumubwira we ngo abe yamugira n'inama abe yakwigendera, kuko we azi buri kimwe cyose icyo umugabo arimo kugira iki kugambana kuri isimbi. Isimbi we rero kugeza isaha ntabwo aramenya ese koko ni iki bari kumutekera, ni iki rwose bamurindiriye bashaka kugira iki kumukoraho. Aha ngaha rero tutegereje kumenya ese koko noneho namara kubimenya bizagenda bitazahaguma cyangwa azahita yigendera, cyangwa ntazabimenya ahubwo azisanga bamaze kugira iki kumufata banamujyanye. Kuko ngiye icyo ndi gukeka ni uko runo rugabo ushobora kuba rugenda wenda kugira iki kumufata rukamujyana, hanyuma rukajya rumugira iki rumukorera ibintu bibi cyane, rukaba rwanamufata mu ngufu ntawamenya, kuko nabonye ruriya rugabo rumeze nabi nk'uko mwese mwayibonye. Guys rero reka nongere mbibutse, nimba mudushyigikiye kandi mudukunda mukore subscribe, kandi numara gukora subscribe ukore kuri ako kazogera, kugira ngo buri episode yose dushize hano ujye ubasha guhita uyibone mu ba mbere ku isegonda rya mbere, nta n'umwe uyigutaza. Si ibyo gusa kandi mwongere mwandike no muri comment muduhe ibitekerezo, kuko mubasha kubona ino filime ese koko
iyi episode murayikunze cyane cyangwa ntago murimo kuyikunda mugeranyije n'izagize iki n'izarangiye uko barimo kugenda bazikina? Mwese murabitubwira, hanyuma muduhe n'ibitekerezo mutugire n'inama. Ese koko murabona muri ubu buryo turimo kuyikoramo aribwo bwiza cyangwa si bwiza? Muraza kuduha ibitekerezo kuri buri kimwe cyose kugira ngo tubashe kugira iki gutera imbere. Yego, kugira ngo rero noneho inkunga yanyu ibashe kuba yuzuye, si ibyo gusa murandikora no kuri like, nimumara gukora like na comment then musharing no muri social media zanyu mukoresha kugira ngo tubashe kugira iki kujya kure kandi twaguke nk'uko buri umwe wese abyifuza. Yego rero reka mbasezere mbifurize ishya n'ihirwe aho uri muri hose mu bice bigiye bitandukanye, dusubire ku zindi episode. Ciao ciao.